abantu bagize confusion kuri icyo kintu. Ariko no mu Rwanda wenda duhereye nko muri 2015 hari indirimbo nakoze yitwa ku ngoma ya gospel. Na mbere y'uko nza amezi ukwezi kumwe mbere naho nakoze indirimbo ya gospel. So ngiye buri gihe ngira igihe cyo gukora indirimbo ya gospel bitewe n'ishimwe n'icyo nshaka ku expressinga mu buryo bugaragara cyubaye ku mutima wanjye. Ariko wenda icyatumye cyane abantu bavuga ati musoni ntumenye byarangiye nta ndirimbo zisanzwe zasikira zakora nuko hari ibiganiro natangije kuzajya nkora kuri Instagram nganiriza abajene nganira kuri experience y'ubuzima bwanjye ku buryo ntekereza ko byafasha ariko cyane cyane mbihuza n'ineza y'Imana. Wenda naho ngaho abantu bagize confusion baravuga ati umuntu ntago indirimbo zisanzwe atongera kuziririmba. So ndaziririmba ariko sofa icyo ntakora hari message ndashobora kuririmba. Ariko urukundo nka ruriya naririmbye rw'abantu bakundana bifite intego babana narimba mu bukwe iyo nayikora, ariko hari zizweho cyane muri iyi minsi numva ntaririmba. Kubera icyo utaziririmba TMC mu buryo bwimbitse ni iki cyahindutse muri wowe gituma izo ndirimbo wanaririmbye igihe kinini imyaka 10 ku buryo noneho uvuga uti sinakongera kuziririmba? Ariko uriya nureba neza Dream Boys ubundi indirimbo zacu zose n'ubundi zo twakoze n'ubundi habaga harimo message n'ubundi message ifite icyo navuga wenda akamvuga message itajya kure y'indangagaciro za Kinyarwanda n'ubundi mvuga wenda muri ubwo buryo. So rero ngira wenda mu mwaka ushize cyangwa se uyu mwaka ugeze hagati nibwo nagiye no mu ndirimbo nyinshi zigezweho zo abantu bakunze muri iyi minsi harimo ubutumwa busa nkaho butandukanye n'ubwo twari tumenyereye mu minsi yashize. Naho rero mvuga ko ngiye hari ibyo ntaririmba ni muri iyo sense. Icyahindutse nta kindi ni izo valeur no kumva nyine ko d'après tout hari abantu badukunda abadukurikira twagombye kubera urugero rwiza bagombye kugira icyo batwungukiraho atari kwishima gusa ahubwo no mu bindi byo mu buzima busanzwe. Yego iyi ngiyi uwantwaye wayishyize hanze unahita noneho nafungura na channel uyishyiraho yawe TMC Indatwa. Urumva na mbere hari ukuntu wajya gukora indirimbo yawe zo kuramya no guhimbaza Imana nyine nk'uko wari umaze no kubisobanura. Iyi ngiyi irasohotse irasa nkaho noneho ifunguye urundi rugendo rushya rwa TMC mu muziki ku buryo buhoraho ataruvuga ngo ni imwe washyize wenda ko hari ishimwe wari ufite cyangwa hari urukundo washakaga kuvugaho bigategereza undi mwaka wenda kugira ngo ukore indi. Ubu ngubu isi irahinduka cyane turi muri revolution nshyashya ya tekinoloji ku buryo turi oblige kugendana nayo. Nk'umuntu wenda ufite ibikorwa akora niyo yaba ari indirimbo reka mvuge niyo yaba ari indirimbo buri mwaka cyangwa ari igikorwa kimwe buri mwaka nkora ni byiza ko ngira platform nkinyuzamo kubera ko isuku imeze uyu munsi niko idutegeka. Ariko cyane cano icyo nayikoreye ni ukugira ngo nkabira biganiro nagiye nkora ku ma Instagram benshi bansabye ko hari abo bitageraho cyangwa se bikagera kuri YouTube abantu bahingiye message ubutumwa nari natanze hakaba abandi babutanga ukundi kutari ko kuri za YouTube n'ahandi. So ndavuga rero byiza nagira channel yanyu aho mbarizwa buryo none ibyo uzajya nkora bizajya ufite copyright kandi binatambuka mu buryo nifuzamo n'ubutumwa nta wabugoreka barakunze ababwitangira nyine ni muri iyo kaza usibye indirimbo gusa n'ibindi nzajya nkora byose numva ko nageza ku bantu zajya menyuza hariya. Ubwo nturasubiza ku muziki niba ugarutse uri nk'umuhanzi ugiye gukorera isoko icyo nicyo mbaza cyane. Isoko n'ubundi ngerega n'ubundi igeze hano ntabwo isoko ry'umuziki nariretse wenda imiterere ya hano niyo mu Rwanda iratandukanye ariko still ni mu isoko ry'umuziki wenda akenshi hano turirimba mu ma events y'abantu amakwe amafete nta bitaramo bikunda kwa abantu bafite imiterere ya kino gihugu ariko kugaruka rero ni muri iyo sanse n'ubundi ndahari ntago nagiye gusa ritme twakoreragaho kera n'iyanjye y'ubu ngubu biratandukanye kubera ko hano haratandukanye ubona biratandukanye. Ikindi kandi mfite n'ibindi ndimo nabyo bintwara umwanya munini cyane ari nabyo nshyiraho imbaraga cyane ariko muziki uko nzajya mbishobora nzajya mbikora wenda kuri ritme itandukanye ariko nzajya mbikora. Reka tugaruke ku ruhererekane rw'ibiganiro watangiye gukora wanagiye ubikomozaho ni ibiganiro ukora ukabinyuza kuri Instagram yawe ariko uravuga ko n'ubundi niyo YouTube channel ugiye wakoze nabyo ushaka kujya ubishyiraho. Ubundi ni iki gikubiye muri biriya biganiro impamvu zo kubikora zo nizihe?
first of all ni impamvu ziba ziri bwite, ariko wenda reka mvuge gutya, ni conviction umuntu agira muri we, kandi icyo ntabwo wagihuriraho n'undi cyangwa se mwanagihurira, ariko buri muntu afite uko kimuzamo n'uburyo gitwara. Rero ku giti cyanjye nka TMC, imyaka 11 namaze mu muziki, nahuye n'ibintu byinshi byiza ibibi, nahuye n'abantu benshi batandukanye, nagiye mu bintu byinshi bitandukanye, maybe ntari kujyamo, cyangwa se abantu nahuye nabo ntari guhura nabo iyo najya mu muziki. Hari barumuna banjye benshi, hari n'abandi bari inyuma bazaca muri urwo rugendo. Numvaga ko ari byiza ko naganiriza abantu kuri urwo rugendo, maybe ntabura ufashwa, ntanagiye kunara bagiye banyandira bambwira ati wavuze byamfashije aha nanjye gutya na gutya, iyo niyo yari target yanjye, ko nagira icyo nsangiza abandi ku rugendo rwanjye, experience yanjye bikaba byabagirira akamaro mu guhindura ubuzima bwabo neza. So ariko cyane cyane none nkanabihuza n'ijambo ry'Imana, kubera ko impamvu turiho kuri ngiye ko nemera ko kubaho kwacu si ukubaho gusa, ahubwo tugomba no gusakaza ubutumwa bwiza, tugomba no kumenya Imana abantu ushaka kuyimenya. None muri iyo myaka 11, nubwo hari ibyo wenda ugenda ugarukaho mu biganiro byawe, uzanakomeza kugarukaho, ibintu wumva by'urwibutso ufite wahuriyemo nabyo, noneho wanadusangiza muri aka kanya binyuze kuri radiyo Rwanda, ni ibihe? Byaba ibyiza n'ibibi? Ibyiza byo kamere ko byiza, buri bibi turabiza nyuma. Ibyiza, nagize umuryango munini mu muziki. Ufite umuziki wafunguye amarembo ku buryo nagize inshuti nyinshi mu muryango, tudahujwe n'amaraso cyangwa n'umuvukano wundi, ahubwo duhujwe n'uwo muziki. Umuziki waragiye ukireya umuryango munini cyane, ntabona uko nsobanura. Yewe n'uyu munsi ndi muri Amerika, ingaruka nziza z'uwo muryango waremwe n'umuziki nakoze nagiyemo, nabonye imbaraga zawo. Icyo cyo bivuze muri rusange ni ikintu gikomeye cyane. Umuryango uruta, nakuyemo abantu kandi nicyo kintu urimo n'ubuzima. So ubwo ndabikombanira muri rusange. Hanyuma rero ibibi nabyo of course ntago byawe. Natanze urugero kuri ziriya video, ndavuga jewe nasomye ku nzoga bwa mbere, nubwo navuze ko inzoga kuri jewe nemera ko iyo wazitangiye waziyemo hari aho bigera bikaba byatuma ukora wenda bitari muri gahunda. So simbijyamo cyane, ariko nanyweye inzoga bwa mbere muri guma ya mbere. So ubwo ni urugero, ni ukuvuga ko niba naragezeho nzajya nk'inzoga nubwo ntabwo ngenda nyinshi cyangwa se ntanywaga nyinshi n'ubundi zari zarananiye, ariko ni experience yabyo ni resulta yuko nari ndi mu muziki. Ubwo ni urugero ruri tipike nago. Ibindi bibi ubwo ngubwo ubona bibi umuziki wazanye mu buzima bwawe cyangwa ku mibereho ya TMC uyu munsi, uvuga ngo iyo mba ntaragiye mu muziki wenda birashoboka ko ibintu bitambaye, nk'urwo ni urugero rwa mbere warutanze. Twende birashoboka ko ntajya mu muziki, izi nzoga ntari kuzinywa kuko nazinyweye ndi mu muziki nk'irushanwa rya Guma Guma. Ikindi kintu kibi nahita nkubwira uyu mwanya, iyo zo ko naragiye mu muziki, ko mararashatse ubu mararabaye Maria Wade. Bivuze ko hari ibyo wagiye usubiza inyuma kandi no kuvuga bankunda gutera abantu blague. Niyo kubwira umuntu ahubwira ngo abana twari gushaka niba abana maybe twakuranye mu quartier, niba abana twari imaraga amakorari, niba ariko kubera umuziki hari monde ugushyiramo, hari abandi bantu, hari umuryango munini wagura, ariko hakaba na abantu navuga persone intime baye ba bantu uzi kuva mu bwana mwakuranye uzi. Hari ukuntu ugenda muburana ugasanga urugendo ujya mu yindi si yaguse, ariko ba bantu bagenda babura. Ariko rero rwose ntekereza ko iyo za ko ntaragiye mu muziki nabimariye kera cyane. TMC, haba hari umukobwa wigeze kuduraga akagusubiza inyuma kubera ko uri umusitari? cyane rwose, n'ubu ndacyahura nabyo. Yego, uravuga ko wakabaye warashatse wenda y'ubu utari mu muziki, ukavuga n'ibyo by'inzoga n'ibindi bitandukanye. Ngarutse mpereye ku cy'inzoga, wavuze ngo rimwe na rimwe inzoga urazinywa zikagukoresha ibindi, byageze no kuri uru rwego zigukoresha n'ibindi bibi. Nkuko nakubwiye n'ubundi nagize amahirwe zirananira, ariko kuba zarananiye deje urumva unanirwa n'ikintu warodi wagiyemo. So rero nagize amahirwe rero zirananira, sinakora amatega menshi, ariko
wenda sinakwinjira mu buzima bw'abantu ariko mfite experience y'abashuti banjye wenda bagiye bazigwa bakarengera mvuge gutyo. So rero urumva ku giti cyanjye rero kuri njye numvaga wenda uko nakuze uko numvaga nazatwara ubuzima bwanjye wenda mbere mu bwana bwanjye uko nakuriye muri korali uko nakuze hari n'agaciro ntozwa n'umuryango, ntabwo numvaga ko bizagera naho njya muri uwo murongo, nubwo urimo nawe afite urimo n'inzira ye nyine, ariko ku giti cyanjye numvaga ntajya muri uwo murongo, ariko at the end nasanze nk'urimo. ese TMC ntabwo umuntu ashobora gukora umuziki kandi n'izo ndangagaciro n'ayo mahame yakuranye akabasha kubikomeza kandi akora umuziki? nicyo rero navuze muri ziriya videwo, ndavuga ngo ngewe personelema aho byageze za ndangagaciro mfite simakisimize kuzishyira mu bikorwa cyangwa kuzikipinga nk'uko mbyifuza. ngewe nagize iyo feriya, ntabwo nabaye efficient mu kubana nazo, mu kuzisigasira. ndavuga rero biragoye abana bari kuza mu muziki bamenye ko ari ikintu kigoye, wenda banabitangira cyangwa se banabitegure. uretse n'umuziki ikintu cyose gisaba fame ni ukumenya ko icyo kintu gihari. So rero ndongera ndavuga maybe hari abahanzi bashobora kubishobora ko bakora umuziki bakagumana izo ndangagaciro turi kuvugaho bakazigumana 100%. uwo ni umuntu udasanzwe n'umunyamugisha nabikomeza, ariko njye navuga ko ntabwo ndamakisimije icyo kintu. hanyuma iyo ugereranije ibyiza n'ibyo bibi byose uvuga, harimo ibyo wenda utarayishura uzagenda uhishura uko iminsi igenda wahuriye nabyo mu muziki wakoraga, kuko n'ubundi burawukomeje ariko mu bundi buryo, wumva wicuza iyo myaka 11 wamaze mu muziki? oya buriya ubuzima n'ubundi nta muntu w'ubuzima buri parfait 100% keretse ataba kuri iyi si, ahubwo ni experience byubaka, ni experience byubaka bikamfasha gutegura ibiri imbere no kumenya nuko niba hari ibyagoramye nkabigorora, niba hari nkamenya ibiri imbere ko mbitwara. So ntabwo nakwicuza kuko niko ubuzima bumeze, parfait y'ubuzima. yego. urebye ukurikije urwo rugendo wanyuzemo uyu munsi, wenda nturarushinga wenda kubyara ntawe ubizi, uratubwira niba utaranabyaye wabanza ukagisubiza icyo ngicyo nkabona gukomereza. biri gucika sindi kumva neza, uvuze kubyara no gushaka. nari mvuze nti ubu nturarushinga, ibyo cyo turakizi, ariko nturanabyara, ariko simbizi sinabihamya kuko ni wowe ubizi ku giti cyawe. ubundi warabyaye? ntabwo ndabyara. ntabwo urabyara. ukurikije ubwo buzima wabonye buri mu muziki, uramutse ubyaye umwana ukabona nawe ifite impano nk'iyawe kandi arashaka kuwukora, akakugisha inama, wamugira inama yo kuwukora cyangwa se wanamwemera ko hari n'ababyeyi bamwe na bamwe bababuza? sasa twebwe rero buriya nanone hari ikintu abantu bagomba kumva. twebwe dutangira umuziki ntabwo turi muri generasiyo za mbere, ibintu byari bitaragira isura, bikiri ibintu bitanabwa agaciro muri sosiyete, nta na guidance ihari. ariko nk'uyu munsi urabizi hari amashuri y'imiziki yaje, hari even muri minispoc hari gahunda ya ati Rwanda ubuhanzi still nabyo birimo, ni ibintu byo kugira ngo habeho guforoma abahanzi mu buryo bwiza. So twebwe rero wenda twe twakoze bitana ibintu bitunga abantu ngo bifate seriye nubwo byagiye bizamuka. So rero uyu munsi umwana wanjye abaye ayo mahitamo ye, icyo nakora nk'umubyeyi ni ukumwegera nkamuba hafi, kubera gutega ababyeyi bacu kubera ko byari ibintu bitangiye byafatwaga nk'uburara kurusha uko batwegera ngo badushyigikire muri iyo kariyeri. So umwana wanjye namushyigikira nkamuba hafi kuko nananyuze muri ibyo bintu byakoroka, noneho gutegura ajyana muri urwo rugendo aba azi neza aho yanyura. ubu biri simple ubu ngubu. wagiye aho muri Amerika ugiye kwiga, amasomo warayatangiye, niko wavuye naho uvuga ko ugiye gukomeza amasomo yawe? amasomo warayatangiye? ofete ubu ngubu mu kwezi kwa gatandatu nibwo nzagraduatinga, nibwo nzasoza amasomo. ni ukuvuga nageze hano muri Amerika tariki 25 z'ukwa kabiri 2020, tariki 7 z'ukwa gatatu nari ntangiye kwiga. ni ukuvuga ko maze umwaka n'ukwezi kurenga ndi mu mashuri, ni full time niga. nicyo kintu nkora usibye kwenda mu mezi 2 ashize ariko natangiye gukora, ariko ubundi ni amasomo gusa, niwe wari umwanya wanjye wose wari ujyanye n'amasomo gusa. ubwo uri kwiga ibiki, mu kihe cyiciro?
ni muri masters nkaba ndi kwiga ibintu bita data science. Ubwo data science ukuntu nayivuga ni field nshyashya ubujyanye ni siyansi ijyanye n'amadata nyine ubwo kubika bishyaka ko kinjiramo cyane ariko ni data science niko bivuga. mbere uvi naha wavugaga ko kuko ubundi wavugaga ko ushaka gukomeza ikindi cyiciro ahubwo kitari icyo cya gatatu cya masters byagenze bite? buriya iyo umuntu ataragera kuri tere cyangwa iyo ugeze muri bino bihugu byateye imbere hari amareyalite menshi yandi uhasanga. kino gihugu kirimo reka mvuge ngo hari kompetisiyo iri ku rwego rwo hejuru ku buryo ababa successful hano ni abantu bajya muri field ziri kuri market zikenewe. maybe ugasanga twebwe ibyo dutekereza iwacu ko ari iby'umuntu iyo uri aho ngaho ufite dreams zijyanye n'ibyo ubonaho nyine uwo mwanya. nanjye nkiri aho numvaga cyakora doctora mu kintu runaka ariko ngeze hano ndasanze biri contraire nsanga ahubwo hari amafield yandi wajyamo ari hano wahisemo gukorera hano ugakora neza ukabona akazi keza ukarabona amafaranga menshi yewe wanagaruka no muri Afurika mu bihugu byacu rero ugasanga ari ya field n'ubundi iri kuri market. niyo cyari nageze hano rero ibitekerezo birahinduka aho kugira ngo mfate imyaka 4 cyangwa 5 ndi muri doctor ndavuga ushobora gukora amasomo ya accelere mu mwaka umwe nkabanje master kandi niko byagenze ubu ndi kuri project ndukora capstone numva byagenze nabiteguye. uravuga ko mu mezi birashize aribwo watangiye gukora ubu uri gukora ibiki? nkora n'ubundi nk'umudera scientist. nkora nk'umudera scientist ubwo ni ikintu bita ngo business intelligence nk'uko nabivuze ni amadomene mashyashya amafield mashyashya ariko wenda harashobora kubyumva. ni business intelligence mu kigo cyitwa Xilinx kiri California. rero mashinzwe kwanaliza amadata no gukora icyo bita guforecastinga. ubwo niho kureba ibizaba imbere mu bucuruzi cyangwa se uko business izagenda ariko dukoresha nyine amadoni amadata n'amasoftware. yego urumva bazigiye aho ngaho ntabwo ari igihe kinini birumvikana. mu Rwanda nicyo hakumbuye TMC ubwo twagiye mu tubazo dusanzwe abantu bo ndabakumbuye of course ariko reka nibugire ku bisanzwe nkumbuye ikintu bita inyama zokeje zo mu Rwanda kabisa. bya biti wajyaga ujya kurya aho se nta byukizo bihari. ni ukuvuga hano inyama nk'izi iwacu ntazo n'iyo yokeje wumva idasobanutse kabisa. ukumbuye bya biti by'ahantu wajyaga unyarukira? nkumbuye ku Gahembe nkumbuye yewe no njye sinyanabeshya no kabenzi uranda hakumbuye byatari. nkumbuye ibintu nk'ibyo ngibyo nkumbuye inyama zo mu Rwanda ariko cyane cyane ngakumbura nyine na journée y'abantu hano nta abantu barahari ariko ntibaboneka ntubonana n'abantu hano ni ukwihugiraho ugakora ibyo ukora haba hari irungu cyane. ngaruke ku ndirimbo bari nayo twongera gusorezaho ubundi inganzo yayo yaturutse hehe iriya ndirimbo wanayanditse ubundi ryari ni yavuba ahangaho uri aho ngaho cyangwa? iyi ndirimbo nayandikiye nari mfite igitekerezo ariko nayandikiye muri studio ndi kumwe na Leclick hari mu kwezi kwa 12 ubwo n'umwaka ushize mu mpera ariko inspiration yavuye nta handi nari maze igihe ndirimba mu makwe menshi atandukanye hano nari nkeneye rero naririmbaga indirimbo za Dream Boys zisa nkaho zimaze igihe nari nkeneye kuzana indirimbo y'urukundo nziza wanaririmbira abantu mu makwe aho ni igitekerezo cyavuye cyane kugira ngo abo ndirimbira haba hari ikintu gishyashya bazajya mbashyira ni muri iyo sansi nabikozemo. yego ese nk'aho ngaho iyo uririmba mu bukwe kubivuga ugakebuka iruhande rwawe ukabona nta wundi muntu uhari waramaze imyaka 11 uririmbana na mugenzi wawe mwikiriza utera akakwikiriza agatera ukamwikiriza wumva bimeze gute? bimeze nabi. urumva nyine hari buriya hari ukuntu twari twaramaze kumenyerana na Platini kandi atari kugenda ngo ni ikintu ngo twavuganye ngo turabigenza gutya. buriya hari ukuntu Platini ashobora kuririmba niba atanze akapera muri public nkaba nzi uko ndi bwatake nanjye yabaga azi ko niba ari gufasha mikoro hari icyo nkoze nabaga nzi ko hari responding hano mu buryo bwiza. twari twaramaze no kubaka ikintu rero cyo kuba tuziranye stage dufite ukuntu tuyimanaginga dufite ukuntu y'abantu bakonje ko tubashyutse tutaga tubizi ariko nyine ubu ndumwe
umwe ndatera nkikiriza nyine ubwo abafana batikirije ndikiriza ndabikumbuye ko nyine iyo absence nyine ndayifiringa sometimes. Platini aherutse gukora ubukwe ndetse bamwe baravuze bati byari biri mu ibanga ntabwo bari bazi ko afite umukunzi n'iki. Wowe nk'umuntu mwabanye iyo myaka yose wari uzi ko afite umukunzi witwa Olivia cyangwa se nawe waratunguwe? Umukunzi we ntabwo nari muzi, ariko Platini yahoranaga ubukwe ubundi nabaga azi ko Sanisa yakora ubukwe. Platini ni umuntu yabaga ari mu relationship n'ubundi byabaga ari ibintu buri gihe bitandavere gukora ubukwe. Rero ntabwo byantunguye ko nari nzi plan dufite, nari nzi icyo twifuza, nari nzi nyine ko Sanisa uwo ari we wese yabukora. Nta kintu nanjye nuko wenda iyo mba ndabona ko narabukoze ntawamenya. Ubwo gahunda yawe se yo nta ubu ni uzamukurikira ubu nyine yanteje ikibazo mu bantu aho nyuze hose barabimbaza. Ngomba gukora uko nshoboye kabisa ntibitinde, umuntu aratinda bikaza kuvamo ibindi. Ngiye gukora uko nshoboye kugira ngo bigende neza. Yego.